inzira. Yesu ashaka inzira. Ndi umugabo wo kubihamya. Ndakuzanira ngo nutega ubwoba. Hariho n'abahanuzi baguhanura ko turapfuye birakomeye. Ndakuzanira ngo wowe shaka Imana uyubahe, uyikiranukire. Imana yacu nikererwa mu gukora kandi nta bwoba bw'ibibazo ifite. Ndongere mwibutse ko nta kintu na kimwe uzasengera. Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe. Tuje kuvuga imirimo yawe ukora.
Zashima Imana muvuze biha haleluya zaramura komimbazuka yewe zashima Imana Yesu nashimwe cyane. Nongeye kuba ikaze mwese mu ijambo ry'Imana aho muherereye. N'umukozi Imana yamuremye Desire ugiye kubaganiriza kandi iri jambo ry'Imana rigira icyo rimarira mu bugingo bwanyu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Matayo ibice 14 uhereye ku murongo wa 13. Avuga ngo Yesu abyumvise arahava, agenda mu bwato ajya aho abantu bataba kwiherera. Abantu benshi babyumvise bava mu midugudu baramukurikira, baca iy'ubutaka. Yomotse abona abantu benshi arababarira, abakiza abarwayi. 15 umunsi ukuze abigishwa be baramwegera bati, aha hantu nihagira abantu, none umunsi urakuze, sezerera abantu bajye mu birorero bihahire ibyo kurya. 16 Yesu arabasubiza ati, nta kibajyanayo, mube ari mwe mubagaburira. Baramusubiza bati, ntacyo dufite hano keretse imitsima 5 n'ifi 2. Arabwira ati, nimubinzanire hano. Ategeka abantu ko bicara mu bwatsi. Yenda iyo mitsima 5 n'izo fi 2, arararama areba mu ijuru, arabishimira, amanyagura iyo mitsima ayiha abigishwa be, abigishwa bayiha abantu. Bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima busigaye bwuzura intonga 12. Abariye bari nk'ibihumbi 5, abagore n'abana batarimo. Imana nihimbazwe. Yesu nashimwe cyane. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye yo kubana namwe mw'iri jambo ry'Imana. Iki ni igikorwa Yesu yakoze. Amagambo nashatse ko tuganira uyu munsi ni ijambo nazanye rivuga ngo Imana yacu ntirobanura ku butoni. Ijambo rigira 2 ntikererwa. Ijambo rigira 3 ntabwo bigira. Amen. Imana twizeye ntirobanura ku butoni, ntikererwa mu gukora, kandi yo nta bwoba igira. Imana nihimbazwe. Amen. Aya magambo dusomye ni amagambo numva afite imbaraga mu mutima wanjye, nifuza ko nawe uyumva neza. Iki gihe Yesu yaragiye hakurya n'abigishwa ngo bafite umwiherero wabo bwite, umwiherero w'abantu bihariye, utagomba kwivangamo abandi bantu, utagomba kubonekamo abandi bantu bawuzamo. Ariko biratubwiye ngo abantu barabimenya ko Yesu yambutse hakurya n'abigishwa bagiye kwihererayo. Haleluya. Barabimenya, bamenya makuru
basobanukirwa ibyo agiye gukora n'ukuntu agiye kwerera n'abigishwa. Bavuga bati rero nubwo twebwe tutari muri gahunda yo kugendana na Yesu mu bwato, ariko hariho icyo twakora. Birashoboka ko nawe waba utari no mu mubare w'abagomba kugirwa neza muri uyu mwaka, ariko bitewe no kumenya icyo wakora, nawe Yesu yakugirira neza. Mana nihimbaza. Abantu ngo bahise bashaka igisubizo, bavuga ati nta bwato dufite, kandi nta nubwo byakunda ko tujyana na Yesu. Biratubwira ngo baciye ubutaka babatangayo. Mana nihimbazwe. Jambo rikambwira ngo nkunda bankunda, abashakana umwete bose bazambona. Yushakanye Imana umwete urayibona. Biratubwira ngo Yesu ageze hakurya, ngo yitegereza abantu bazengurutse y'ubutaka bahetse abarwayi bafite ibibazo, barwaye barushye, harimo abakecuru n'abasaza, harimo abantu bananiwe, ariko bazengurutse. Urumva kwambuka hakurya n'ubwato hari hafi, kuzenguruka y'ubutaka rwari urugendo rurerure. Ariko aba bantu bavuga ngo nubwo ari harehare, nubwo ari kure, twabimenye ko ajyanye n'abigishwa hakurya, natwe turajyayo. Amen. Kandi natwe turizeye ko ataduta byanze bikunze. Ntarirengagiza umwanya twakoresheje, ntarirengagiza igihe cyacu twafashe, byanze bikunze natwe aratugirira neza nubwo tutari duteganyijwe muri gahunda. Imana yacu nirobanura ku butoni. Ayo mageze nk'umushumba n'abashumba banyumva ngira ngo barabizi, wateguye umwiherero n'abadiyakoni bawe cyangwa n'abapasiteri bawe cyangwa n'abandi bantu bawe bwite, ukabona abandi bantu baturutse hirya no hino baje kwivanga muri iyo gahunda, ntabwo nzi ukuntu wabyifatamo. Niyo mpamvu haleluya bana nihimbazwe. Hari ijambo nasomye neza rivuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yesu narobanura ku butoni, icyo gukenera no kumuha umwanya. Aho hari icyo wakibaza, uko wabyifatamo wateguye umubonano wawe na madamu, uko wabyifatamo wateguye umubonano na fiancé wawe, uko wabyifatamo wateguye umubonano n'abana bawe, ukajya kubona ukabona igitero cy'abantu, nawe uri umukozi w'Imana, uko utateganyije. Ababigishwa ngo bari bihahiye ifi 2 n'imitsima 5, bazi ko uwo mubonano izo fi 2 n'imitsima 5 ari 12 biraza kubakwira bikabahaza. Bagiye kubona abona igitero cyatambutse n'amaguru cyabatanze aho bagiye guhurira. Haleluya. Ndakunda Yesu kukatarobanura ku butoni. Mara nihimbazwe. Haravuze ngo ntarobanura ku butoni ngari karatonesha. Mana nishimwe. Hari nkanje ntabwo muje muzakora iki? Mugenda murindira gahunda yanyu. Iyi ni gahunda y'umuryango wanjye n'abana banjye n'umugore wanjye, ntabwo nabahamagayemo. Nawe urazi uko wabigenza. Wajyanye na fiancé wa ahantu kugura agafanta n'agakoko muraza gusangira, ugiye kubona ubonye babantu ujya usengera, babantu ujya ufasha mu rusengero, bose bituya. Avuga ati murangerageje kandi mureke kunsitaza. Ariko biratubwiye ngo Yesu ababonye abagirira imbabazi. Yesu ababonye abagirira imbabazi. Ntabwo yigeze avuga ngo muje aha nk'abandi. Uyu mubonano wanjye n'abigishwa banjye muje kwivanga muri gahunda ya gute. Reka nkubwire mwene data, birashoboka ko uyu mwaka utarimo agomba gutabarwa, ariko reka nkurangire nukatiye ubutaka ugashakisha Yesu, nubwo utari uri mu mubare, urinjira mu mubare w'abagomba gutabarwa, urinjira mu mubare w'abagomba kugirwa neza. Igikomeye nuko umushakisha, ukavuga ngo ndagushakisha uri hose. Hari ikindi kintu wakibaza, mbega amagambo dusomye, hari aho ubonye abari bajyamye yarabagirira imbabazi akabakiriza abarwayi. Hari aho ubisomye, hari abantu bavuga ngo naho
nasenga ngizasanga hondi. Reka mbabwire, niba umuntu ashakisha amafaranga akazayabona, niba umuntu ashakisha ubwenge mu ishuri, ubumenyi akiga agahera garidiyeni, agaca dogiteri akarigeraho, n'ijuru niko rishakishwa, n'iby'Imana niko bironderwa, niko rishakishwa. Dusomye, ninde mubonye yasanze mu gitanda akamubwira ngo ndakugira imbabazi uko wari uryamye? Ariko ngo aba bantu abonye imbaraga bakoresheje, abonye urugendo bagenze, abonye umwanya wabo, abonye ukuntu babize ibyuya, abonye ukuntu bavunitse, birambwiye ngo abagirira imbabazi. Imana nihimbazwe ngo arangije abakiriza abarwayi. Imana yacu nirobanura ku butoni. Abantu bagukura mu mubare, Imana ikagushyira mu mubare. Abantu bagukura mu bantu badatazabona ko ineza y'Imana, Imana ikagutegura ineza yayo. Haleluya! Abantu bagukura ku rutonde rw'abazabona akazi, Imana ikagushyira mu rutonde, ikagushyira mu mubare w'abantu bazakomera bakamenyekana, bakubaka izina. Abantu bagukura Kristo abakozi bakakugabanya. Ndabizi rwose muri iminsi murabizi ibihe bya korona hirya no hino, abantu benshi batakaje akazi, abandi byo barakinze, abandi barahombye. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo humura, Imana nirobanura ku butoni. Naho wabona ko byarangiye, ikigukeneyeho no kwishakisha. Kandi kwishakisha no kumenya guca bugufi ugapfuka mu gasenga, ugakatiye ubutaka, ukagabanya ibitotsi n'ubunebwe, ukagabanya ibintu byo kwikunda, ugakunda n'ibyaha, ukajya ubigotomera amazi, ugafata icyemezo, ukagira ibintu heba, ukiyegereza Imana. Ndakubwiza ukuri, ntabwo Imana izabura kukugirira neza, kuko nirobanura ku butoni. Ijambo rya kabiri nabwiye ngo Imana twizeye nikererwa. Ababigishwa ngo babonye amasaha agiye, babonaga nyine bakererewe kurya, babonaga umwanya ugiye, babwira Yesu ati mba rero amasaha aratujyanye, sezerera abantu batahe. Kuko biri kose umwuka Yesu yari arimo n'abigishwa ntabwo wari umwe, niko njye mbyibaza, ariko nafite ukuntu byumva. Ariko avuga ati aba bantu baratajya ngo dufunge imitsima yacu 5 n'imikati yacu, imitsima yacu 5 n'ifi zacu 2, baratuva iruhande ryari. Ariko Yesu udakererwa mu gukora. Haleluya, amen. Oh haleluya. Arabitegereza abantu kubyo bibimvira, arabwira ngo ntabwo bagenda, ahubwo nabari mwebwe mu bagaburire. Aho utabona igisubizo, Yesu ashaka igisubizo. Aho utabona inzira, Yesu ashaka inzira. Ndi umugabo wo kubihamya. Ndakuzanira ngo nutega ubwoba. Hariho n'abahanuzi baguhanura ko turapfuye birakomeye. Ndakuzanira ngo wowe shaka Imana uyubahe, uyikiranukire. Imana yacu nikererwa mu gukora, kandi nta bwoba bw'ibibazo ifite. Nongere mwibutse ko nta kintu kimwe uzasengera ngo Imana ifate umwanya wo kwiyumvira ngo mbega kugira ngo musubize ndabigenza gute. No kurema yavuze ngo wasiwe nubeho, isi ibaho. Nta kintu gihari cyo kuvuga ngo byagoranye ngo nzabanza mbyiyumvira. Oya, Imana yacu ntikererwa. Haleluya, amen. Oh haleluya, amen. Mana nishimwe, Imana twakurikiye ndayikunda cyane. Biratubwiye ngo barimo bavuga ngo nibishoboka, barimo bavuga ngo nibikunda, bari kumbwira bati basezerere bagenda, nta kintu dufite cyo kubagaburira. Arabwira ngo iyo mitsima 5 izo 2 ni mubinzanire hano. Haleluya. Utwo duce uko dafatika, wigira ubwoba. Imana yacu nikererwa mu gukora. Imana yacu nikererwa. Wabona imyaka ibaye myinshi, wabona igihe kibaye kirekire, wabona iminsi kujyanye, ariko umva nkubwire, mu gukora kw'Imana ntiha mu gukererwa. Iyo hazaba kuba mu gukererwa, Yesu kujya iwabo wa Lazaro ntiyari kwirirwa ajyayo, kuko yari abizi neza ko amaze 4 mu gituro. Haleluya. Ariko uko adakererwa, ahageze baramubwiye ngo iyo uza kuba hano
niko bamubwiye ngo iyo uza kuba hano ntabwo musaza wacu aba yarapfuye. Arabwira ati mwizere murabona ubwiza bw'Imana. Baravuga ati ese tubona ubwiza bw'Imana, ndetse arabwira ati azazuka. Baravuga ngo turabizi ko azazuka ku munsi w'imperuka, ariko dufite Imana idakererwa. Talami edela topesta. Garabwira ngo mwega nimunyereka aho mwamushize. Njyewe n'Imana igihe cyose ni igihe, nta myaka nta kwezi nta munsi, igihe cyose cyo gukora ni igihe. Amena. Usubiremo, igihe cyose ku Mana kiba ari igihe. Ntikangwa na covid, ntikangwa ngo byagenze ukunuku. Ngenda bwira abantu nzanye ubutumwa bunyuranye wenda nuko wabwiwe. Ahanze abantu bose birirwa bahanura inzara, ariko inzara nawe utayihanura warebesha amaso yayibona. Igihe abantu bamaze badakora ibi ntabwo bigombera ko bihanurwa. Abantu bose babona ko isi yagize ikibazo, ntabwo ibyo byamba mu buhanuzi. Abantu bamaze igihe badakora imirimo barayitakaje, wabuzwa n'iki kubona ko hazabaho inzara? Ariko bamubwire ngiye ijambo nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana yacu ntikangwa na covid, ntikangwa n'ibihe bibi, ntikangwa n'imirabyo, ntikangwa n'uko wavutse. Lopeta ieleba anosta ngo uri imfubyi, ngo abantu baragutaye, ngo ntacyo ushoboye. Ibyo ntabwo ari bariyeri ku Mana, icyo ntabwo ari urukuta ku Mana. Yabwiye Paulo navuze ngo ibyo yagirira benshi ngo yabigirira n'umuntu umwe, ntabwo itari urukuta. Kuvuga ngo byaranze ngo nawe ku Mana ntabwo itari ikibazo. Umva nkubwire, Imana yacu ntikererwa kandi nta bwoba igira. Ahantu hagaragara ko nta bwoba igira, abigishwa baravuze ngo nyakuba tubwize ukuri. Abantu barahani benshi, nawe mwibaza ahantu baraze abagabo 5,000, abagore n'abana batari bajyamo. Abizi imibare mwumva iyo mibare, abo twumva kumwe ibyo bintu bitekereza mu materaniro. Ni hehe umuntu ashobora kubona amateraniro abagabo 5,000? Ubwo se abagore n'abana bo babangana gute? Nawe ubishyire mu barure ko banganaga. Ariko Yesu ntabwo bagira. Haleluya. Ntabwoba, nabagamuka, nabiracitse. Ngo arabwiye ngo mwebwe icyo mbasaba ntiduharire, nituburane, nimwicaze abantu. Umva mubwire, biraba ngo mwituze no mu byiringiro nimwe tubonera Imana. Amena. Inako n'umuririmbyi yaririmbye. Umva nkubwire mwene data, mushiki wanjye, ubwoba ubureke, ubwoba ubu bukuvemo, wumve ko Imana yo mu ijuru idakererwa kandi itagira ubwoba ngo ntabwo bizashoboka. Imyaka ngiragiye ngo ntabwo nzubaka, ngo ntabwo nacuza ngo byemere, ngo ntabwo bishoboka, ngo nababikoraga ngo byarabananiye. Izo canege zivane muri wowe, wiyubake mu bwawe, ugirane ubushuti n'Imana. Imana yacu niyo kwizera. Imana rihimbazwe. Narabwira ngo nimwicaze abantu, icaze umutima utuze, wihahamuka. Imana ikora mwituze. Amena. Mwituze. Vana uruhagarara umutima wawe, vana uruhagarara mu byiyumviro byawe, utekereze, wumve ko kundanye n'Imana neza, wumve ko Imana ihaye ikibanza, ibindi urabishoboye. Ngo bamaze kwicara, ngo bazane ya mitsima itaneza ebyiri. Ndakunda umwami w'abami. Ngo arangije ngo arazishimira, ngo aramanya, ngo aravuga ati ngo nimumpera abo bantu. Barajya birananirana, baburaho babishyira birasigara. Ngo buri abigishwa, buri mwigishwa wese ngo asagura intonga yuzuye. Muri make barabigishwa Yesu ashaka kubabwira ngo mugabane mu rurumba, mutaza kuvanga ibyo kurya byanyu nabihaye abantu baje batabari muri gahunda. Nimujyane izo ntonga, mushyire abagore n'abana, mutaza kuvanga umwabuzi ibyo kurya, mutaza kuvanga ibyo mwari mwahashye nabihaye abantu batabari muri gahunda. Ngaho mujyane. Mu yindi mvugo arabwira ati ntagiye umuntu uza gusakuza ngo ibyo yahashe nabitanze arabibura. Buri mwigishwa wese ngo atahana intonga yuzuye. Amena. Amena. Mana nishimwe. Imana yacu ntirobanura ku butoni, ntiruha, ntinanirwa, ntikererwa, kandi ntabwo bigira. Ntirobanura ku butoni, ntikererwa, ntabwo igira bw'ubuzima n'imibereho. Nihuta, reka nihute kubera umwanya, tugende muri Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 6.
n'undi amagambo ni nka yayandi, ariko ndavuga kuri uyu murongo wa 6. Reka musomere ku murongo wa 3, ayandi muzakomeza ni nka yayandi nari maze gusoma. Hava ngo hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya, ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yagiriye abarwayi. Yesu azamuka umusozi yicarana n'abigishwa be. Ubwo Pasika, iminsi mikuru y'Abayuda yendaga gusohora 5, Yesu yubura amaso abonye abantu benshi baza aho ari, abaza Filipo ati, turakura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo kurya? 6. Icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze, ubwe yarazi icyo ari bukore. Amen. Imana nishimwe. Ku murongo wa 6 niho shaka gutinda, kavuga ngo ubwe yarazi icyo ari bukore. Haleluya. Ntirobanura ku butoni, nticererwa, kandi nta bwoba igira. Imana nihimbazwe. Biratubwiye ngo aha naho abigishwa, Yesu ari kumwe n'abigishwa, ntabwo ndavuga ibintu byinshi, ngo barongera bagiye kwiyerera abantu n'ubundi barabakurikira ari benshi. Yesu ngo abaza Filipo, ngaramubaza ngo turi buhahe hehe ibyo twakiriza abantu. Iyo ukomeje gusoma ubona amagambo Filipo amubwiye ngo idena ryo 200 ngo ntibyakunda, ngo nta nubwo twono duhahira ibyo kugaburira aba bantu bangana guki. Ariko ngo amubwira amugerageza ngo ariko ubwe we yarazi icyo ari bukore. Reka nkubwire, urashobora kubona Yesu yacetse ukagira ngo ntago ari kukubona ibyo urimo. Ndakuzahira ngo arazi icyo yakora. Nyumva neza, birashoboka ko wabuze uko ubigenza, birashoboka ko wowe utabona inzira, birashoboka ko wowe wabuze igisubizo kubera ko byagucanze. Abantu benshi bafite ubwoba, abantu benshi bihebye, isi yose abantu benshi babuze amahoro. Ariko mbabwire, haleluya, Pedro yavuze ngo imisozi igose Yerusalemu ni kuiteka ngo tabantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Ntabwo yabwiye Filipo kuko Yesu byamunaniye. Ntabwo yabwiye Filipo kubera ko Yesu yabuze igisubizo, ndabwo ngo kwari kugira ngo amugerageze, arebe ukuntu abyifatamo, arebe uko arebe umwifato ukuntu yabigenza. Ariko ijambo rirambwiye ngo ubwe yarazi icyo ari bukore. Amena, amena. We yarazi uko yabigenza. Nanjye ndimo nsoza kugira ngo dusengane Imana. Ndaje babwire ngo Yesu ntago byamunaniye, arazi icyo yakora ku byagupfanye, arazi icyo yakora ku rugo rwawe, arazi icyo yakora muri business yawe, arazi icyo yakora muri uwo muryango, arazi icyo yakora muri ubwo bupfubyi bwawe, arazi icyo yakora mu mivukire yawe n'amateka y'ibikomere wavukiyemo, arazi icyo yakora kuri ako gasuzuguro k'abantu uko bagufata n'uko bakubona, arazi icyo yakora bakakubaha kandi ukagira agaciro aho wakanyazwe. Arazi icyo yakora ukahuka umutima, arazi icyo yakora ubwo burwayi bugakira, arazi icyo yakora ubuzima bukagaruka muri wowe, arazi icyo yakora ibintu bikagenda neza. Nabwiza ukuri, ntihagire umuntu ukangwa n'ibihe ngo yumve ku mutima wawe ndakumuvamo, ndetse biracitse birakomeye birarangiye. Wibuke ahantu wagiye uva hakomeye ukabona Imana,
byongera bigutera ibyiringiro byo kwiyubakamo icyizere cy'uko n'ahangaha uzahatambuka, cy'uko n'ahangaha uzaharengana. Ayo majwi akubwira ngo biracitse, ayo majwi akubwira ngo birakomeye, uyihoze, uyareke, kugira ngo wubake ibyiringiro muri wowe. Tugiye gusenga. Mana, turagushimiye, tugushimiye urukundo rwawe, turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa. Icyubahiro ni kibi cyawe, uri umwami w'abami. Turasengera umuntu wese urusha amagambo, n'umushyemo ibyiringiro, n'umushyemo gukomera, n'umushyemo kwizera, acecekesha amajwi ayo ariyo yose, yiyubake. Kuko niba utari ubwarakeye, twaciye mu bihe bikomeye, turakubona abantu bagiye baca mu bihe bihije, ibihe bigoye, bazi ko n'ubuzima butazongera kugaruka, ariko turiho kubera wowe. Niyo mpamvu umuntu wese urusha amagambo, ndavuze ngo akakanya numubwire, numuremwe mw'ibyiringiro, umwibutsa aho yagiye anyura akakubona, abone ko naho imbere ari watambuke, kuko ari kumwe nawe. Wowe nturobanura ku butoni, kandi ntutererwa mu gukora, kandi nta bwoba bw'ibihe n'iminsi ugira. Niyo mpamvu Daniyeli wamusanze mu ntare, niyo mpamvu Sadaraka, Meshaki na Abedenego basanze mu itanura ry'umuriro, kubera ko ahantu hose ntibisanzwe. Niyo mpamvu Lazaro bitanga utepfuro ryo kujya iwabo, kandi uzi ko amaze 4 baramushinguye, kuko wari uzi icyo uri bukore. Turagushimiye ko n'aka kanya uzi icyo wakora, umuntu wese akongera kumva ihumure n'umunezero, kandi akavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Icyo washoboza umuntu wese ni ugutsinda icyaha no kunesha, ariko ibintu byose kuri wowe biroroshye. Urakoze kugira ukoreye, kandi ukabanya natwe mu ijambo, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamere umugire.